Muraho neza ndabasuje mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku munsi. Imana ibaha umugisha. Wowe utameze neza ndakwihanganishije, ubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza. Nawe wagize ibirori bitandukanye ndakwifurije kugira ibirori byiza kandi n'umunsi mwiza. Uyu munsi ndashaka ko umenya imico y'abantu ugendeye ku bwoko bwabo bw'amaraso cyangwa se blood group. Uko iminsi igenda ihita, ubushakashatsi burushaho gutera imbere ku kigero cyo hejuru mu bintu byose. Siyansi nk'ikintu gikunze gutanga ibitekerezo kuri buri ngingo yemeza ko bitewe n'ubwoko bw'amaraso umuntu afite bishobora gutuma agira imyitwarire runaka mu buzima bwe bwa buri munsi. Abahanga batandukanye ntibaryama, barara amajoro n'amajoro bakora ubushakashatsi ku bintu byose. Mu 1901 nibwo umuhanga Carl ukomoka mu gihugu cya Australia yavumbuye ubwoko butandukanye bw'amaraso aribwo AB ndetse na O. Icyo gihe nibwo itangwa ry'amaraso ryahise rifata indi ntera. Ubushakashatsi ntibwahagarariye aho, byarenze mu buvugizi bigera n'aho bavuga ko abantu bagira imyitwarire runaka bitewe n'ubwoko bwabo bw'amaraso. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso ya A. Dore imico y'umuntu ufite amaraso ya A cyangwa se ubwoko bw'amaraso ya A ugendeye kuri ubwo bwoko bwe. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A, group A. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa group A bakunda kwitwararika cyane, bakunda amahoro, bazi gufata umwanzuro, bagira gahunda, bagira impuhwe, bakunze kugirirwa icyizere cyane kuko bubahiriza amasezerano bagiranye n'abandi bantu, baribwiriza muri kimwe cyose, barihangana cyane, ntibakunda abantu babagezaho ibintu babatunguye, bakunda ibintu biri ku murongo. Abantu bagira group ya A bagira kwihangana cyane, baratekereza cyane mbere yo gusubiza, ntibapfa kuvuga ibibarimo, ahubwo bakunda guhisha amarangamutima yabo, bakunda kuguma ku muco w'ahantu bavukiye, bakunda gukora ibintu bagamije ko nta nenge yabigaragaramo. Iyo bakunze barakunda cyane kugeza aho bemeye kuba imbata y'uwo bakunze cyangwa se icyo bakunze. Bakunze kumva ibibazo by'abandi bakagerageza kwishyira mu mwanya wabo cyangwa se kwishyira mu mwanya wa buri wese ngo biyumvishe agaciro k'ibyumviro, cyane cyane iby'agahinda abandi baba bafite. Ntibakunda imirwano, ahubwo bakunda kubana n'abandi mu mahoro. Ibindi biranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A: bakunda kugira amagambo menshi, bakunda guhorana stress, bakunda kugendera ku mahame cyane, ntibakunda kwizera umutekano wabo na gake, mbega bahora bikanga, ntibakunda kuruhuka cyane, bahora batekereza ibyo bakora, bahorana ubwoba bw'ejo hazaza kabone n'iyo baba bafite ibya mirenge. Bafite umusemburo mwinshi wa cholesterol, bityo bikagira amarangamutima cyane kuko iyo bishimye barishima cyane nk'abazapfa ejo, ndetse n'iyo bababaye barababara cyane nk'abazapfa ejo. Bakunze kuba abavumbuzi, bakunda umurimo unoze, bakunda kuyobora, bakunda gukora ibintu babikoranye ubwitonzi. Abo ni abantu bafite
ubwoko bw'amaraso ya gurupu A. Tubonye ibintu bigiye bitandukanye biranga abo bantu. Ushobora kuba ufite amaraso ya gurupu A cyangwa se hari uwuzi uyafite. Nsuhuje abavandimwe banjye babiri bafite amaraso ya gurupu A. Nkurikije uko mbazi rwose ibi bintu nibyo bihuye n'imyitwarire yabo ndetse n'uko bitwara mu buzima bwa buri munsi. Ese wowe ufite ubuhe bwoko bw'amaraso? Ntuzacikwe muri video izakurikiraho kuko nzagenda mbereka buri bwoko bw'amaraso nk'uko twabubonye ko ari ubwoko bune. Twabonye ko hari ubwoko bwa A, hari ubwa B, AB ndetse n'ubwoko bwa O. Nitumara kuburangiza ubwo bwoko bwose, noneho nzabereka buri bwoko ibyo bukwiriye kurya, ibiribwa ukwiriye kurya ugendeye ku bwoko bwawe bw'amaraso. Niba wishimiye video, ntugende udakoze like, share, comment. Ndakwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Ariko ukande ku nzogera kugira igihe cyose dushyizeho ikiganiro ujye uhita ubona notification ukirebe mu ba mbere. Imana ikomeze kubana namwe kuko mudahwema kugaragaza yuko mutwishimiye kandi mudukurikirana